shidikanya na benshi baba bafite inzara n'inyota, ariko bitewe isaha saa 12 yo mu Rwanda iwacu usanga rimwe na rimwe siritu abantu bari kuva mu mirimo ku buryo hagiye bitabakundira. Rero wowe wagerageje ukarwanya ku buryo bwose bushobotse kugira ngo uboneke, Imana nishimwe. Byose bisaba kuba determined kugira ngo abantu biyemeze, kuko ibyatuma abantu rimwe na rimwe bataboneka birahari kandi ni byinshi cyane, ariko we wabonetse uri umugisha. Reka dufate uno mwanya dusangire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ubushize ndibuka ni Olympe wabivuze, araba ngo hari umunsi topic kuzica bizajya binagira twese tukamenya ko ari muri Kristo. Imana ishimwe cyane. Ni muri Kristo, ikindi cyose icyavugwa cyose kigomba kuvugirwa aho turi. Imana ishimwe cyane, kugira ngo nimba nabo tugiye kubareba, turabareba dufite rinete za Kristo, aho kubareba twambaye izindi rinete, tubarambagize, tubareshye, tubabwire ubutumwa bwiza turi muri Kristo Yesu, not outside of Jesus Christ. Imana nishimwe cyane. Rero uyu mwanya ni umwanya nibaza ko ni mutoya. Hari umurongo Apostle Naaman yakunze kujya avugaho muri Luka, nekereza ngo abantu bagiye bagira consistent yo kubana natwe. Ni umurongo navuga ngo usobanuye byinshi cyane. Ni muri Luka. Luka na abigishwa babiri ngo bari mu nzira ijya Emawusi, barimo kuganira byinshi cyane birebana n'umuntu wari mwiza, wakijije abantu, wakoze buri kimwe cyose, ariko bakamwica. Bagatangazwa nuko rero hari abantu batazi uwo muntu, batazi amakuru yabaye, ariko Yesu Kristo nk'umwigisha, Yesu Kristo umugwaneza, Imana ishimwe cyane, ngo ababwira Simon, niyo mpamvu byankundishije gusoma Bible. Yesu Kristo ngagiye kubabwira muri Luka 24 ku murongo wa 27 ngo atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose. Imana ishimwe cyane, ngatangirira kuri Mose. That means bivuze ngo yatangiriye mu itangiriro. Urakoze cyane Emma, you are blessed. Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi. Yatangiriye kuri Mose ngo abasobanurira mu byanditswe byose byanditswe kuri we. What is sermon? Yega sermon ni sermon idasanzwe. Ahera mu itangiriro ajya mu bahanuzi, avuga neza ibyanditswe kuri we, abasobanurira byose ibyanditswe kuri we. What means ni application kuri twebwe. Nawe uyu munsi wa none twahamagariwe, twakanguriwe itoro rya Kristo guhera mu itangiriro kugeza mu byashuwe, tukajyamo dufite mindset, tugiye gushaka, tugiye kureba, tugiye guhishurirwa, kandi tugenda dufite rinete zaho turi. Nta wundi tugenda tugiye kurebamo uretse ibyanditswe muri Kristo Yesu. Tugenda tugiye kureba ibyanditswe kuri Kristo Yesu. Ntabwo dufata Mose ngo Mose aba ari we tuvuga, tureba Mose ibyo yanditse kuri Kristo Yesu, binyuze mu bishushanyo, binyuze mu gicucu, binyuze mu bigereranyo, binyuze mu buryo bwose. Niyo style, nibwo buryo tugomba kwinjira muri Bible, nibwo buryo tugomba gusobanura. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo hirya gato cyane 44 yavuze ngo maze arababwira ati, aya niyo magambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Imana ishimwe cyane. Ababwira yuko ibyo yajyaga ababwira. Imana nishimwe cyane. Ntabwo yigeze avuga ikindi. Yesu Kristo mu butumwa bwiza, uko ari ubutumwa bwiza bune, icyo yavuze cyose nta kindi yigeze avuga. Yasobanuye iki? Yagaragaje iki? Yagaragaje ibyanditswe byose, nta kindi yavugaga. Aravuga ngo ibyanditswe kuri jye, haba kuri Mose, uhereye muri Mose
kajya mu bahanuzi ndetse no muri uvugwa namshimye cyane. Abanyamadini baba bafite n'uburyo baba bameze, turi kumvikana. Yes murakoze cyane. Yes, abanyamadini bafite confidence. Ni urugero ndibuka hari umugabo nyine, hari umugabo ejo bundi yahagaze imbere y'abantu nanjye bicayemo asoma Zaburi Zaburi ya 15 sinsaba ko tuyipostinga ahangaha. Abati Uwiteka ninde uzagara mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera. Ati mwabantu mwe murebe uburyo musigaye mwambara, murebe ukuntu musigaye mwigenza, murebe ibintu runaka. Abantu ni mu gisenga, kera twasengaga amacesha, ni mu gisenga twagiraga nibature, nimugira nibature. Ninde uzatura ku musozi wawe wera, ngo nugendera mu bitunganye, gakora ibyo gukiranuka, kavuga ibyo ukuri uko biri mu mutima we, atabeshesha abandi ururimi rwe, ntagira nabi mugenzi we, ntashyushya inkuru ku muturanyi we. Tugeze ahangaha ati umurokore w'uyu munsi iyo agiye kuvuga inkuru ya mugenzi we nta kindi kintu ashyiramo. Imana we yega gufata ijambo ry'Imana abantu bakaryica. Iyi Zaburi ivuga Yesu Kristo niwe wenyine wari wujuje quality zo guhagarara ku musozi wera. Nta wundi muntu wavugwaga ahangaha. Ntabwo ari behavior, si ukwitoza kuvuga neza nubwo nabyo ari byiza, si ukwitoza kuvuga inkuru runaka nubwo nabyo ari byiza. Niki cyavugwa muri ino Zaburi? Ni Yesu Kristo ubwe wavugwaga. Yesu Kristo agaragaza Zaburi yuko yanditswe, ibyanditswemo bitanditswe bivuga undi, byanditswe bivuga Kristo. Imana ishimwe cyane. Reka dusome umurongo ejo nasubikiyeho. Turi mu by'agakiza, umurongo n'ubundi twarimo dusoma mu wa Petero, muri Petero urwandiko rwa kabiri n'umurongo n'umurongo asomye adusobanurira urwandiko rwa kabiri wa 15 turageza ku murongo wa 16. Mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nabwo kwihangana ko tuzakubona ejo. Nzagusobanura ejo. Nkuko mwene data ukundwa Paulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe. Imana ishimwe cyane, wakoze cyane. Abwirijwe n'ubwenge yahawe. Ejo navuze ngo abwirijwe n'ubwenge yahawe. Paulo yabashe gusobanura mu buryo navuga ngo uburyo buri strong, asobanura akoresheje revelation. Twabonye impamvu Paulo Petero yasobanuye akarekomanda ni byinshi cyane. Twanasobanuye uburyo Petero ni gute yagiye kurekomanda Paulo ubwiwe nawe himself yari rekomanzi, asobanura impamvu ashishikariza abantu gushinga imizi mu byo arimo kubabwira, abasobanura yuko atari ibyo yahawe n'abantu, atari ibyo yigishwe n'abantu. Nibwo navuze ngo ni igihe kigeze ko tuzajya tumenya gusobanukirwa ese ibyo runaka avuga ni ibyo yahawe n'abantu, kuko birashoboka. Ni ibyo yigishwe n'abantu, birashoboka. Ese ni ibiki ari kuvuga? Turebe neza nimba ibyo ari kuvuga koko bijyanye no guhishurirwa kwa Paulo. Niwe reference yo guhishurirwa. Imana ishimwe cyane. Paulo yasobanuye mu buryo bwimbitse, asobanura gutsindishirizwa binyuze mu kwizera, asobanura gukiranuka
guheshwa duhabwa nk'impano apana nk'imirimo. Asobanura icyaremwe gisha, aragisobanura atari uko ngo ni umuntu wavuguruye. Asobanura identification with class, aho Kristo yaje, umurimo yose yakoze ahanwa mu cyimbo cyacu, ibintu umurimo yakoze yapfuye apfa mu cyimbo cyacu. Apfuye natwe turapfa, aho utuye muri twe. Asobanura union with Jesus Christ, agaragaza ko turi abaraganwa na Yesu Kristo, agaragaza ko barirwa ku iteka ryose, agaragaza kwemererwa muri Kristo Yesu, asobanura igeno predestination in Jesus Christ, igeno yuko Imana yagennye icyo yagennye cyose yakigeneye muri Kristo, nimba ari ukwera ni muri Kristo Yesu. Asobanura itoro rya Kristo, asobanura ubutware abizera bafite, asobanura agakiza k'iteka, atandukanya umuntu wa kera n'umuntu mushya, asobanura imigisha tware muri Kristo Yesu. Paulo yasobanuye byinshi cyane, asobanura mu buryo bwimbitse ku buryo uwari wese doctrine yaba ari yajya kuzamuka yabasha kuza kubwirwa itorero. Abantu benshi, abantu bagomba kureba inzandiko za Paulo bakabanza bakazisobanukirwa. Doctrine uyu munsi wa none zagiye zica ibintu, iyo uzikubise mu nzandiko z'agakiza zose zinduka zero, ntabwo ziba align, ntabwo ziringanira n'icyo Paulo yahishuriwe. Hano Petero ngo abwirijwe ibyo ngo mwene data ukundwa Paulo yabandikiye, abwirijwe n'ubwenge yahawe, ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa. Imana ishimwe cyane. Inzandiko za Paulo yavuze zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa. Reka dufate ikintu kimwe kirebana no kubabarirwa. Kubabarirwa uyu munsi wa none hirya no hino, iyo abantu kubabarirwa cyangwa se forgiveness mu rurimi rw'icyongereza, uburyo twagiye dusobanurirwa kubabarirwa icyo ari cyo. Reka dusome mu Abefeso cyangwa tubanze mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorino cyo cya mbere umurongo wa 2. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorino cyo cya mbere umurongo wa 2, ngo turabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Imana ry'i Korino, berejwe muri Kristo Yesu kandi bahamagariwe kuba abera, hamwe n'abantu bose bambariza hose izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ariwe mwami wacu ariwe mwami wabo n'uwacu. Paulo abakristo yigeze aho ngo barerejwe tujuru muri Kristo Yesu, banahamagariwe kuba iki? Kuba abera. Tujye mu Efeso 1:7. Abefeso 1:7. Abefeso 1:7. Abefeso 1:7 avuga ngo niwe, urakoze cyane, niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Hano kubabarirwa baragaragaza iki? Ni igikorwa cyakozwe kandi cyakorewe muri Kristo kubw'amaraso Yesu Kristo yamenye. Twarababariwe, si igikorwa gishingiye kuri twebwe, si igikorwa kizakorwa, si n'igikorwa kigenda gake gakeya, ni igikorwa cyakozwe. Mu Bakolosayi 1:14 abo ngo niyo waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Imana ishimwe cyane. Kubabarirwa ntabwo ari igikorwa umuntu akora
azajya imbere y'abantu, bitandukanye n'icyo twabwiwe ngo tugende tujye imbere y'abantu tuvuga ibyaha. Si ikintu gikorwa buri munsi, si ikintu, ntabwo ari ikintu nzajya imbere y'abantu ngo nature, ntabwo ari umwitozo nzakora buri munsi wo kuvuga ibyaha runaka, ntabwo ari kondisiyo zishingiye kuba navuze ibyaha cyangwa se amarangamutima. Twagiye tubwirwa n'abantu batandukanye yuko kwihana ari ikintu kigomba gukorwa diary, nyamara Pawulo agaragaza mu buryo bwose budashidikanya ni icyakozwe bishingiye ku cyo Kristo yakoze. Yesu Kristo ubwiwe muri Matayo 26 umurongo wa 27 na 28 yafashe igikombe aragishimira, arakibahereza ngo bose bakinywereho. Aravuga ngo aya ni amaraso y'isezerano rishya ava ku bwa benshi cyangwa ava ku bw'abantu kugira automatically abantu bari babariwe. Noneho ababwiye ubutumwa bwiza bakakira icyo gikorwa, birumva icyo gikorwa cy'umurimo Kristo yakoze baba bakiri. Sorry, hano umuntu arumamagariyemo. Akoze cyane, akoze. Hari abantu barimo kumamagaramo, sinze ejo nzasetinga device ya machine ndadanya telefone, mbabare cyane. Murakoze cyane. Hano kubabarirwa ni cyangwa se kizaba cyangwa se cyakozwe, ni igikorwa cyakorewe muri Kristo Yesu. Mwihangane, reka mbaze nandi message kuri muntu. Umucyo mwinshi wamurikiye ubugingo bwanjye, ankozeho wese mera ko ndahinduka, nanjye nzibera mu mahema yiwe, nzamutegereza sinzarambirwa. Umucyo mwinshi wamurikiye ubugingo bwanjye, ankozeho wese mera ko ndahinduka, nanjye nzibera mu mahema yiwe, nzamutegereza sinzarambirwa. Umucyo mwinshi wamurikiye ubugingo bwawe, ukozeho wese mera ko urahindurwa, nanjye nzibera mu mahema yiwe, nzamutegereza sinzarambirwa. Ambwira ko nkunda buri munsi, mwiza kurusha uko mbivuga,
amenyera kuri ibyo nibwira, zamutegereza sinzarambirwa, ambwira ko nkunda buri munsi, zawe ni mwiza kurusha uko mbiririmba, amenyera kuri ibyo nibwira, ndamutegereza sinarambirwa. Ni karibu Freddy. Urakoze cyane, urakoze. Amen. Urakoze, so mwihangane rwose, mwihangane. Ari abayobozi bari baje gutira ntuze ama projecteur kandi ufunguzo ngiye rufite. Sorry rwose mwihangane, ubwo device ubwo setting akoze setting machine dadadanye yo gusetinga telefone nibyo bizajya byoroha cyane. Murakoze cyane, Imana ishimwe cyane. Twari turi ku ijambo kuri revelation ya Paulo kubirebana no kubabarirwa. We ijambo ry'Imana rigaragaza ko igikorwa cyaba cyo kubabarirwa cyabaye rimwe kandi biba rimwe kandi byiteka ryose. Ntabwo ari ikintu gikorwa as process, ntabwo ari ikintu gikorwa kubera ko abantu bagiye hariya. Rero Paulo hano mu rwandiko Petero arimo asobanura agaragaza ko bigoye kumva. Ntabwo rimwe na rimwe tujya turenganya n'abantu ugasanga turi gushaka gutsindagiramo abantu ibintu. Ntabwo hano Petero agaragaza ngo harimo ibintu biruhije mu buhe buryo? Biruhije natural mind cyangwa se imitekerereze cyangwa se mind isanzwe, bidasabye ko atari born again. Twe twamaze kuvuga ubwa kabiri, now is a spirit in us, ni umwuka wera akora muri twe akadusobanura. Undi muntu wese maybe wavutse ubwa kabiri ashobora kuvuga ubwa kabiri, ariko ntareke Holy Spirit ngo akore muri we amusobanure. Cyane cyane aricyo kibazo kenshi na kenshi cyagiye kiba muri religious. Biragoye gusobanukirwa kuvuga ngo twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera n'ibyavuye kuri twe, si n'imirimo twakoze. Icyo kintu kucyumva biragoye cyane ko imibereho y'abantu bagiye babaho na mbere y'uko babwirizwa iby'agakiza, hagiye habaho amagambo cyangwa se imyizere yagiye ibaho aho abantu bashingiye ku mbaraga zabo. Kuzana ikindi kintu gisimbura icyo kintu ntabwo byoroshye kubyumva. Kubwira abantu ibyaha byacu byose byababariwe muri Kristo Yesu, ntabwo icyo kintu cyorohera abantu kucyumva. Ntabwo cyorohera abantu bafite mindset y'idini ko bahita bacumva. Kuvuga ko gukiranuka twahawe gukiranuka ari impano, not performance. Ibi bintu ni ibintu bigoye, ntabwo bazava kubyumva. Biragoye kubwira umuntu ngo ndi umuraganwa na Yesu Kristo mu bintu Paulo yagiye agaragaza, aribyo Petero yagaragaza abantu ko bigoye ko umuntu uri natural mind yapfa kubyumva, ko agakiza ari akiteka kadashobora kwivuguruza ngo gahinduke kuwa kakiriye, bidashobora kuba is irreversible. Nukuvuga ngo ntibishobora kwigarukaho ngo umuntu wari umukiranutsi yongera ahinduke umunyabyaha. Ntabwo bishoboka. Abantu kenshi na kenshi bazakora examination, bazabisuzumira mu mirimo runaka, bazabireba mu bikorwa runaka. Biragoye ko abantu bagira gutse abantu babisobanukiwe. Nibwo hano Petero yasobanuye agaragaza kuri recommendation yatanze arekomanda Paulo kuno murongo wa 16 ibice bitatu urwandiko rwa kabiri ku murongo wa 16 ngo ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, iby'abaswa bahindagurika bagoreka nk'uko bagira ibyanditswe bindi bakizana kuribwa. Ibyo abaswa bahindagurika bagoreka, abaswa bahindagurika abantu ni bande? Igihe Kristo atabaye atariwe abantu bigishijwe ngabe muri senta ya buri kintu cyose aboneke Kristo, byanze bikunze abantu muri bo habamo ignorance yo kugoreka ibyanditswe, haba kuvanga amategeko ndetse hakavangwa n'ubuntu. Habaho gufata Bibiliya bagasoma badafokasinga kuri Kristo Yesu. Habaho gusobanura agakiza binyuze mu mirimo.
habaho gufata Mose basobanuza Kristo aho gufata Kristo ngasobanure bentrepretemo Mose. Bahakana gukiranuka bizanwa no kwizera, barabihakana iteka ryose baribigoreka. Hano turi mu Bakolosayi 2, Abakolosayi 2, Paulo yatanze umuburo. We akiriho hatangiye kuboneka abantu bagoreka, atangira gutanga umuburo ngo abantu birinde. Abakolosayi 2 umurongo wa 8 ngo mwirinde, Mana ishimwe cyane, ngo mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu. Mana ishimwe cyane. Hano ndi kwijambo Paulo yagaragaje, Petro yagaragaje ngo iby'abasuka bahindagurika bagoreka si ikibazo, ntabwo ari uko batazakora gahunda z'imirimo itandukanye, bazayikora. Paulo abantu yavugaga bari batangiye kuboneka akiriho, n'ubundi si uko batasengaga, si nuko batakoraga imirimo itandukanye. Aravuga ngo mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu. Ubwenge bw'abantu ni filozofi. Ntabwo ari igitekerezo cy'umuntu runaka, ni systeme, ni uburyo bw'imitekerereze n'imigirire n'imikorere y'ikintu abantu bashyiraho ku buryo bazabigenderaho, ku buryo bazabikoreraho. Urebye muri ino minsi, reka dukoreshe twebwe igihe turimo uyu munsi, hari filozofi zitandukanye, filozofi z'abantu bakure muri evolution, uburyo umuntu yakomotse ku nguge bashingiye kuri teori cyangwa se ibitekerezo bya Darwin. Uyu munsi biragoye ko bazasobanukirwa, biragoye ko bazicara ngo ubasobanurire n'ibitekerezo bizayobora abantu. Paulo atangira kubwira kuoninga abantu ngo bitonde, kuko byanze bikunze hari ibintu byinshi, hari bizitwa ubwenge, kandi ubwo bwenge bw'abantu butazaba buje gushigikira ubutumwa bwiza, butazaba buje gushigikira Kristo. Hari nka filozofi yindi bita humanitarian, aho bashyira umuntu muri center. Ibi bintu nugire ngo ntabwo biri muri world system only, even if no muri church no mu Bukristo bigiye birimo, mu nsengero zitandukanye, muri denomination bigiye birimo, aho umuntu bamushyira muri center. Ibi bitekerezo ni humanitarian, aho umuntu aba ari we ugomba kwigira, utakwigira wakwibura ntibishoboke, aho umuntu amutandukanya n'umuremyi we binyuze mu mitekerereze. Iyo nayo ni filozofi abantu benshi bagiye bakora. Indi filozofi ni filozofi ya materialisme, ni imitekerereze yagiye yaguka ikagera ku rwego no mu nsengero zibamo. Ndibuka ari muri cya kimwe nashatse kuvuga, umumami waryo yagiye Nigeria, ngo sinzo yabonye, nawe simuvuga, ngabo afite amazu menshi, afite amapartema, afite ama-institut yarimo kubivuga, atangara ku buryo aratangara cyane, ku buryo yamotivatingaga abantu, abere ku buryo bagomba kugira mindset, bagomba kudevelopa, imibereho yabo ikagera ku rwego materiel zikaza. Ngo benshi bafata agakiza cyangwa se bagafata umurimo Kristo yakoze bakawuza n'ibigaragara, ku buryo uzasanga ngo dufite ibihamya, by'ibyo wakoze. Rimwe na rimwe ntabwo babashingiye muri Kristo Yesu, ni ugushingira kuri iyo materiel n'ibyo bintu. Ngo hari ibihamya afite kubera ko afite iki n'iki, ntiyari afite imodoka, arayifite, ni byiza, nta kibazo, ariko simamya ko aricyo gihamya abana b'Imana tukwiye kuvuga, kigaragaza ko imbaraga z'Imana zihari cyangwa ze zakoze. Hari ibintu byinshi bigaragaza iyo filozofi ya materialisme muri church ahantu hatandukanye, bakagerageza gukomparinga imirimo runaka y'Imana ashingiye ku ibyo bintu runaka, bashingiye ku bikorwa runaka. Paulo rero awoninga aba ngo mwirinde hatagira umuntu banyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu. Ibihendo by'ubusa
rimwe na rimwe hari igihe usanga abantu bavuga ibintu bimeze nk'aho ubyumva ashobora kugira ngo hari ikintu ari guhabwa kirimo, nyamara nta kintu kirimo. Wakubwira ngo uzasanga ahantu bari kuvuga ngo reka duteretse Imana, by'ukuri uhageze ushobora kugira ngo ibyo bintu hari ikintu biza gutanga, ariko nta kintu biza gutanga, ni ibihendo by'ubusa, nta kintu kirimo biza kugira. Ugeze ahantu ahantu bamaze kuririmba ubuntu bw'Imana, nta kibazo gihari, ukibaza mu kanya gato cyane ngo ese Mana uranyemera, by'ukuri bazabiririmba pe, ubona afite n'ishyaka ryinshi cyane, ariko dozare ntabwo ibyo bintu ni ibihendo. Ubirimo aragira ngo hari icyo ari kubona, abandi aravuga ati gerageza, tugiye kwiyeza ku buryo kwiyeza gato na kanini kose kaze kuvaho, ku buryo Imana iza gusuka umugisha wayo. Uhageze by'ukuri ishyaka riba rihari, baba bagerageje, ariko Pawulo avuga ngo please your position, higira umuntu ubanyagisha, higira umuntu ubashukisha ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu. Iyo abana basekuruzaho karande nawe ni ikindi kintu. Bino bintu biri traditional, ni ibintu abantu bestablishinze, ntabwo bashaka ko bihinduka. Uramutse nimba ari umuntu runaka uri muri cyaci witwa umuntu ukomeye uzwi, abantu bose batanga urugero, akaba atarahagarara avuga ngo twarababariwe ibyaha byacu byose muri Kristo Yesu, n'amaraso ya Yesu Kristo, umurimo yakoze waduhesheje kubarirwa ibyaha byose. Wowe nugenda ukabivuga uri umuntu batazi, dadi waba atarabivuze, mami waba atarabivuze, please, ibyo yavuze byose babifashe as tradition. Ni abantu bakipinga, ntibakeneye, ni abakonservative, no konserva ibintu bidafite value. Bano bantu karica bashaka kuguma kw'icyo kintu, ntibashaka guhindura imitekerereze yabo. Nushaka kuzana ikintu gishya kuri bo, kizaba ikibazo kuri bo. Pawulo abwira bano bakolosayi ko bagomba kwirinda. Buri sosiyete yose yagiye igira umuco wayo. Hari bazakubwira yuko guterana kwabo nta kindi kintu kigomba kukubanziriza, nuko abanza bakabyina bikaba ibyo bintu runaka. Rimwe na rimwe ushobora kujya kuvuga ati nyamara ibi si byo byakabaye byiza, si byo byiza, ariko byamaze kuba tradition, byamaze kuba umuco, babigabiwe n'abasekuruza. Pawulo rero abwira abantu yuko bagomba kwirinda ibyo byose, ngo kubera iki? Impamvu zabyo, bakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi, ntibakurikiza Kristo. Imana ishimwe cyane. Ntabwo bakurikiza Kristo, bakurikiza siseme z'isi, bakurikiza siseme ziri filozofi, ntabwo bakurikiza Kristo. Pawulo rero ari gutanga, Petero ari kugaragaza ko byoroshye ko bagoreka ibyanditswe, tugiye ku murongo wa 18 n'ubundi mwa kino gice cya kabiri cy'abakolosayi, bavuga ngo ntihakagire umuntu ubavutsa ingorano zanyu azibavugije kwihindura nk'uwicisha bugufi. Mana ishimwe cyane. Biratangaje, Pawulo ari gusaba abantu, ari kwinginga abantu, kuko amaze kubona ko byoroshye kabagoreka ibyanditswe byiwe, n'ubundi bazayobya benshi. Muri Kristo Yesu twabaye blessed, twahawe umugisha. Muri Kristo Yesu turabera, turabaziranenge, ntabwo tugawa. Then kuzana ikindi kintu kinyuranye n'icyo ngicyo. Pawulo aravuga ngo please be vigilant, ntihagire umuntu ubavutsa ingorano zanyu azibavugije kwihindura nk'uwicisha bugufiya no gusenga abamarayika, akitira mu byo atazi, atewe no kwihimbariza ubusa n'ubwenge bwakamereye.
abantu bazaza usange mana urabizi ntacyo turi cyo, turi abagaragu b'imburamumaro, turareba tugacumura, twavukiye mu byaha, niyo bama batubyariye. Sirivupure ngo bari gukotinga Dawidi, kandi Dawidi nta kibazo afite, ibyo avuga ni ukuri. Abantu bari kubivuga ni abakristo, ni abantu bavutse ubwa kabiri. Pawulo aravuga ngo please bibanyaga, bibabutsa ingorano zanyu, bibanyaga umudendezo wanyu. Oya ni oya, abo bantu muri abakiranutsi, uko Kristo ari niko namwe muri, mwarababariwe. Kuba mwaseyiringa oke byabaho, ariko nibibavanaho muri abakiranutsi by nature, ntabwo muri abakiranutsi by works mushingiye ku mirimo yanyu. No, mwirinde higira umuntu wavusa ingorano zanyu azavugije nk'uwicisha bugufiya no gusenga abamarayika. Dufite uyu munsi wa none, hari bene data, hari izina bagomba kuvuga mu materaniro yabo bakarivuga. Ninarivuga by the way, waba abikunda yihangane, uzasanga abo ngo Energy White yaravuze. Nujya mu nyandiko za Energy White avuga ko yabonye marayika, ngo marayika agiye kumuha message, amuha message mu mategeko 10 avanamo rimwe rya 4 ryo kwitwa kweza umunsi w'isabato. Tiyigeze marayika amwereka ko isabato ari Kristo Yesu yababwiye umunsi. Ubibonye agira ngo ifite umumaro, cyangwa se hari icyo bimarira ababikora. No, isabato yari Yesu Kristo. Higira umuntu ubanyaga, mwamaze kugera mu buruhukiro, mwageze muri Kristo Yesu, niwe sabato. Isabato si umunsi, ni kwizirika ku munsi, ni kwizirika ku ishyirwa rya marayika ngo ayishuriwe umuntu runaka agahakana umurimo Kristo yakoze, ahubwo abantu bakabakonegitse ku kintu cy'umuntu runaka, bagasenga abamarayika instead. Kandi abamarayika ntibigeze baba bo kuramywa, bagiye babihakana. Nuze mu Byahishuwe 19 barabihakanye. Ntabwo wo kuramya n'umwe, nta wundi wo gusengwa n'umwe, nta wundi. Rimwe iyo bikorwa ubibona agira ngo bifite umumaro. 23 mwa kino gice ngo ni koko ibyo bisa nkaho ari iby'ubwenge, kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, bigira nk'abicisha bugufiya, bigomwe iby'umubiri, nyamara nta mumaro bigira na hato kurwanya irari ry'umubiri. Tugiye gusenga, Imana ishimwe cyane. Ngo nta mumaro bigira na muto, babikora ukagira ngo hari bifite uburyo, bifite n'ikintu bishobora kumara. Ubikora ashaka uburyo bwose, ashaka imirongo muri Bibiliya bigaragaza, ariko ikibazo gihari naho bisobanurwa bidahadashingiye kuri Kristo. Even if na fasting mu isano rya kera yari ifite ikisobanura, ntabwo uyu munsi wa none tugomba gufastinga nk'uko mu isano rya kera abantu bafastingaga. Uyu munsi wa none hari denomination nyinshi cyane zizavanga umuyoboke wacu akwiye kugerageza akamara nibura mu mwaka agasenga amasengesho y'imisi 21. Hari umuvandimwe mushumba ejo bundi wamamaga bati mwino minsi n'abakristo banjye turi masengesho y'imisi 21 kandi turi mu bihe byiza. Agiye kumbwira ibyo bari kwigaho, ndetse n'ibiki muri kwigaho, ngo ubundi kwigisha abantu kwitandukanya na za karande. Sirivupure, reba iminsi 21, reba iminsi 21. Ndasoreza kuno murongo brother Olympia yarawusomye, aho najya ngo tuwusorezeho. Iminsi 21 bantu b'Imana, 21 abantu bicaye ngo bari kureba uburyo, ngo bari kureba ngo kuri za karande, ngo kandi uburyo
ngo bari kugenda ngo bimuka ngo bare buryo bazwa intambwe ngo bakava ku ciciro kimwe ngo bakaja ku kindi ciciro ngo amasengesho ngo yo kuri turaza Yeriko yarabimbwiye nyine namuteza amatwi turaganira aranganiriza kandi yabivugaga ari proud pe ariko ngirira impuhwe ngirira n'imbabazi abantu bicaye bazicara iminsi 21 buri kigoroba buri gitondo babonetse bakicara bari kubwirwa ibyo bintu. Petero yasobanuye asobanura Petero rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 10 kugeza 12 11 Yesu 10 kugeza 11 ngo abantuzi bahanuye ibyaho gakiza barondora iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikire barondora igihe cyabyo icyo ari cyo n'imyeso byacyo byerekana n'umwuka wa Kristo wari muri bo agamya imibabaro ya Kristo itari yaba n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kwiheruka. Abantuzi bahamije imibabaro bagaragaza imibabaro Kristo yagomba kuzagira kandi iyo mibabaro yose Yesu Kristo bahanuye urupfu rwiwe bantu ko urupfu rwiwe ari urupfu atari urupfu ruzaba rusanzwe ari urupfu azapfa abantu bose bagapfa kugira aho azacirwaho iteka abantu bose muri bagacirwaho iteka aho azatanga ikiguzi kugira ngo abantu babarirwemo bose azacungura abantu barabigaragaza kugira ngo uwo murimo nurangira uretse kubwira inkuru nziza kugira ngo abantu babyakire nta kindi kintu kizakorwa kuko ari ubwiza buzaheruka. None abantu aho kuvuga ubwiza bwaherutse imibabaro ya Kristo bongeye gusubiza abantu mu mibabaro ubibona agira ngo bifite icyo bimaze seriously nubikurikira izi karande bavuga bakazereza imbaraga ziraba iyo abantu baziteze amatwi abubaka ingo bakubaka ingo zifite ibibazo byigendera zuzuye za divorce abagiye muri za business hakaba za business zuzuye guhomba abari mu kazi umwiryano ugahaguruka kubera iki bantu banyazwe n'ababagaragaje yuko bicishije bugufiya cyangwa se hari umurimo ukomeye cyane bari gukorwa nyamara agakiza turimo tuvuga uyu munsi wa none kagaragaza umurimo Kristo yakoze kugira ngo abo mu isi bose abacira inkuru nziza abacira agakiza abacira ubutumwa bwiza bacire kuruhuka bacire ubwiza abari muri Kristo Yesu bacire kuruhuka nta kubasubiza inyuma nta kubasubiza ahahise nta kubasubiza muri rekodi bagayishurirwa yuko there is no record wageze muri Kristo Yesu nta rekodi isigaye nimwe. Imana ishimwe cyane. Agace gasigaye tuzavuga ejo ni agace Petero yavuze ngo bakagoreka n'ibindi byanditswe usibye kugoreka inzandiko za Paulo iyo batemeye ngo bazakire uko yazishuriwe bakazigoreka bagoreka n'ibyanditswe bindi. Umuntu wananiwe gusobanukirwa inzandiko za Paulo biroroshye no kudasobanukirwa n'ibyanditswe bindi. Nzafata umurongo umwe wo mwitangiriro cyangwa se kimwe cyo mwitangiriro turebe dushingiye kwishurirwa dushingiye kuri revelation dushingiye mu gwishurirwa muri Kristo Yesu turebe uburyo uwo icyo gice cyasobanurwa kuko Petero yagaragaje kugoreka ibyanditswe biboneka biturutse mu kudasobanukirwa ubutumwa bwiza budasobanukirwa icyaremwe gishya mu kudasobanukirwa kubabarirwa mu kudasobanukirwa gutsindishirizwa byasobanuwe na Paulo mu kudasobanukirwa agakiza katanzwe kandi ukakiriye kakaba ari akiteka kadahinduka. Iyo utabisobanukiwe biroroshye kugoreka. Uyu munsi wa none message nyinshi ziri kutambutswa kenshi na kenshi nizigoreka biturutse kuki biturutse mu kudasobanukirwa ibyanditswe mudasobanukirwa inzandiko Paulo yagaragaje yuko ibyo ari kuvuga
ibyo yabwirije atari abantu babimuhaye, yahishuriwe ndetse agaragaza ko bitigeze bishurirwa abo mu gihe cyashize, ahubwo byahishuriwe intumwa n'abahanuzi, ndetse nawe ahishurirwa ku rwego rw'umuntu uwo ari we wese, kugira ngo abantu basobanukirwe the true nature, basobanukirwe identity, basobanukirwe reality umuntu afite muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Murakoze, reka dusenge. Mu rwego rwo kumanaginga time yacu habaye interruption uyu munsi, sorry, ariko I think ko tomorrow nzabasha gusetinga device ya machine, bizoroha kugira ngo uwamamagara bitaza kugira interruption. Imana ishimwe cyane. Data twese ushimwe kandi uhimbazwe, ushimwe kubw'ineza yawe, ushimwe kubw'urukundo rwawe, tugushimira ubwiza bwawe, tugushimira agakiza kawe watuzaniye, wagennye ibihe bitari byabaho, ugena ko nta handi hantu umuntu ashobora kuzagira identification, ashobora kuzagira nature y'uwo uri we. Ntabwo ubushobozi umuntu yara muri we afite, nta nubwo wigeze ugena ko umuntu azakoresha imbaraga z'ubuzima bwiwe ngo abashe kugera ku cyo wagennye ko agomba kugezwaho no kuba muri Kristo. Wagennye gusa ko bishoboka, gusa ko bizashobokera muri Kristo Yesu. Nushimwe, turagushimira. Agakiza ni umurimo wawe wakoze, ukora muri Kristo kugira ngo abari mu isi bazabwirwa inkuru nziza, bazabwirwa bakakira, bakire kuruhuka, bakire gukira, ndetse ijambo ryawe ryatanze umuburo mu buryo bwose bushobotse, yuko nta bundi buryo, nta n'indi nzira n'imwe ishoboka rwaba ngo ni jyewe nzira, nta yindi nzira yagomba kubaho, nta n'indi nzira yari iriho, nta n'indi nzira igomba kuzabaho izabasha guhuza umuntu n'Imana. Muri Kristo niho honyine wiyungiye n'abari mu isi, ntiwabukiba barayibyaha, kugira ngo uyu munsi wa none haboneka abakiranutsi. Nushimwe zelepota shiki yazini, nushimwe kubw'ineza yawe, zolepota nsi enemandoshaya, reka ubwiza bwawe buganze muri twebwe, reka ubwiza bwawe turusheho gusobanukirwa no kumenyera hamwe, tumenye neza umwuzuro w'abana b'Imana, tumenye ko twuzuriye muri we, tumenye yuko our true identity ni muri wowe, ni muri Kristo. Nta handi tuhererwa igisobanuro, nta kundi kwera dukeneye kundi uretse gusobanukirwa kwera dufite, twaheshejwe no kuba turi muri Kristo. Nushimwe, reka ineza yawe n'ubuntu bwawe biganze mu bana bawe, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Murakoze cyane, murakoze, muhabwe umugisha. Amen, amen, amen. Uri umugisha. Amen, amen, amen. Amen. Ndi kubona Yabezi ntari kumubona, niba rero byagenze bite, ariko turashima Imana ku bwawe Papa Freddy, wakoze cyane